bavandimwe, nshuti, ukurikirana ibiganiro nkunda gutanga kuri YouTube Dr.NIYITEGEKA Theoneste, ndabaramukije. Uyu munsi twakomeje ibiganiro. Icyo turi buganireho uyu munsi, turi buganire ku butegetsi bushyirwaho n'abaturage kandi bugakurwaho n'abaturage, ari byo demokarasi. Ubwo butegetsi rero kuri iyi si turiho, leta zose zigerageza gushaka uburyo abaturage bayoborwa muri demokarasi, n'abatayigira bemeza ko bayifite. Icyo nshaka kubabwira uyu munsi ni uko demokarasi ku isi hose ni imwe, ariko abayobozi b'igitugu bategekesha umukazo bakunze kuvuga yuko demokarasi iterwa n'igihugu ku kindi, ariko ibyo ntabwo ari byo. Baba bagira ngo gusa babeshye abaturage. Demokarasi ni ubutegetsi bushyirwaho n'abaturage, bugakorera abaturage, bugakurwaho n'abaturage iyo bibaye ngombwa. Aha rero abanyagitugu bakunze kuvuga yuko demokarasi ari ubutegetsi bwa rubanda, nabo barabyemera, ariko buri gihe bagahimba ubundi buryo n'utundi tuntu bagenda bongeramo. Abenshi bakunze kuvuga yuko demokarasi y'abanyaburayi igomba gutandukana na demokarasi yo muri Afurika. Aha rero abanyagitugu baba bagira ngo babeshye abaturage ko bo bagomba kugira umwihariko wabo, ko yabo demokarasi itagomba gusa na demokarasi y'i Burayi cyangwa yo muri Amerika. Ikigaragara rero, cyane cyane ubu ngubu tugiye kwinjira mu Rwanda, ukuntu ubutegetsi bwa demokarasi bukora. Icyagaragaye rero kuva iki gihugu cyabaho, abayobozi bose bagitegetse, guhera ku mwami ugakomeza n'abandi bose, bagiye batubwira yuko ubutegetsi bwabo ari bwo butegetsi bufite demokarasi. Natwe tukikiriza, tugakoma amashyi, tukababyinira, nabo bakishima bati b'abaturage baradukunda. Kandi akenshi ugasanga rwose abaturage barabarambiwe, barabuze uko babigenza, bategereje gusa ko Imana ariyo yakemura ibibazo. Kugeza ubu rero, ikimenyetso cya demokarasi ni uko abategeka abaturage bagomba gutorwa nabo, kandi bakabakuraho igihe bibaye ngombwa. Mu Rwanda rero bimeze bite? Duhereye ku nzego z'ibanze, hari abo bita abatwarasibo. Abatwarasibo rero batorwa n'abaturage. Komisiyo y'amatora ibabwira igihe amatora azabera, abaturage bagaterana, abiyamamaza bakiyamamaza, bakivuga ibigwi, maze abaturage bagahitamo umutwarasibo ugomba kubayobora. Utsinze akaba ari we uyobora isibo aba yatorewemo. Uretse rero abatwarasibo, hari n'abandi bita ba mudugudu. Umudugudu ni umuyobozi uba uyobora umudugudu. We rero bigenda bite? Umudugudu, igihe cy'amatora iyo komisiyo yavuze ko bazatora, komisiyo rero ivuga itariki, umunsi amatora azaberaho, maze bakajya gutora. Umudugudu rero nawe haba hari abantu benshi biyamamariza uwo mwanya, bakiyamamaza, bakivuga ibigwi, bakavuga ibyo bazakorera abaturage. Abaturage nabo bakababaza ibyo bazabakorera, bakumva hari ubanyuze muri abo bantu bose, bakavuga bati turagutoye, bakamuhundagazaho amajwi, ahasigaye akayobora umudugudu. Uretse umudugudu rero, hejuru ye hari abo bita ba gitifu b'akagari.
gitifu w'akagari nawe ni umuyobozi ukomeye uba ufite akagari ayoboye, nawe rero afite uburyo ajyaho. Ahanagira bamenyeshe ko umudugudu afite inshingano zikomeye: kuyobora abaturage, kureba ibibazo bibera mu mudugudu n'ibindi byose bibazo bigomba gutunganywa nawe. Aha ni akari gaciyemo kugira ngo nyine ntaye nababwiye kugira ngo mwumve neza ibya mudugudu akora. Tugarutse rero kuri gitifu w'akagari, gitifu w'akagari atandukanye, uburyo abona imirimo bitandukanye cyane na ba bandi babiri navuze mbere. Babiri navuze mbere ni umutwarasibo na mudugudu. Aba baratorwa n'abaturage bakihitiramo uwo bashaka. Tugiye kuri gitifu w'akagari rero, gitifu w'akagari ntabwo atorwa, ashyirwaho nande rero gitifu w'akagari. Gitifu w'akagari ashyirwaho bamaze gukora ibizamini akabitsinda. Ubitsinze rero niwe uba gitifu w'akagari. Ariko ndagira ngo nongere mbibutse amahame ya demokarasi. Amahame ya demokarasi ntabwo avuga yuko umuntu uzayobora abaturage ari uzaba watsinze ibizamini. Oya, aho ntabwo abivuga. Amahame ya demokarasi avuga yuko uzayobora abaturage ari uzaba yatowe n'abaturage. Aha rero gitifu uburyo ashyirwaho biciye mu bizamini, urumva ko bitandukanye cyane n'amahame ya demokarasi. Kandi gitifu abaje kuyobora abaturage agafata n'imyanzuro itandukanye, ireba ubuzima bw'abaturage, ireba umutungo wabo, ireba kurangiza imanza, mbese agakemura rimwe na rimwe n'amakimbirane hagati y'abatuye akagari abereye gitifu. Aha rero ndagira ngo nongere ku bijyanye na gitifu w'akagari, babwire ko adatorwa, ashyirwaho nyuma yo gukoresha ibizamini. Bitandukanye rero n'amahame ya demokarasi. Aha nongeye kubisubiramo kugira ngo tubyumve neza. Amahame ya demokarasi avuga ko umuntu uzayobora abaturage ari umuntu uzaba yatowe n'abaturage, kandi bakamukuraho, ba baturage bakamukuraho igihe cyose basanze arimo kubayobora nabi. Aha rero kubera yuko gitifu w'akagari bashyizweho hamaze gukoreshwa ibizamini, ntabwo abaturage bazamukuraho bavuga bati uratuyobora nabi. Nta burenganzira babifitiye. Uburenganzira ntabwo, kubera yuko ntabwo baba bamutoye, aba yakoze ibizamini akabitsinda. Aho niho bitandukaniye n'amahame ya demokarasi dusanzwe tuzi. Ariko ibi ntabwo nabitindaho cyane, kuko nababwiye ko hari ibihugu bigenda bishyiraho amahame ya demokarasi bitewe n'igihugu n'ikindi. Ariko ubundi ubusanzwe amahame ya demokarasi ku isi hose yagombye kuba amwe, abaturage bagatora umuyobozi ubayobora. Ubwo ibyo byari ibijyanye na gitifu w'akagari. Hejuru ya gitifu w'akagari haba hari gitifu w'umurenge. Gitifu w'umurenge ni umuyobozi ukomeye ufata ibyemezo mu murenge ayoboye, akaba yarangiza imanza, akaba yagira n'ibindi byemezo afata mu murenge ayoboye, uretse no kurangiza n'imanza. Mbese ni umuyobozi ufite ingufu mu murenge ayoboye, abawufatira ibyemezo kandi agafata n'ibyemezo ku baturage ayoboye. Gitifu rero
w'umurenge we bigenda bite kugira ngo abone kariya kazi. Namaze kubabwira yuko kugeza ubu ngubu abantu naberetse batorwa n'abaturage kandi bagakurwaho n'abaturage bibaye ngombwa ni umutwarasibo na mudugudu. Ku bijyanye na gitifu w'umurenge we bigenda bite? Gitifu w'umurenge ntabwo atorwa n'abaturage kandi abaje gukorera abaturage. Bivuze ko iyo akoze nabi sinizera ko abaturage bafite ububasha bwo kumukuraho mu gihe akoze nabi, kubera yuko n'ubundi baba batamushyizeho. Aha rero amahame ubundi ya demokarasi atubwira iki ku bijyanye n'umuntu uyobora abaturage? Amahame ya demokarasi nongere nyasubiremo, atubwira ko umuntu uyobora abaturage agomba kuba yatowe n'abaturage, byaba na ngombwa bakamukuraho. Ariko aha gitifu w'umurenge we ntabwo atorwa n'abaturage, ashyirwaho nawe hamaze gukorwa ibizamini bagasanga yabitsinze. Ariko amahame ya demokarasi ntabwo atubwira yuko gitifu azashyirwaho amaze gukora ibizamini. Oya, atubwira ko ahubwo azatorwa n'abaturage bakanamukuraho basanze bakorera nabi. Hejuru ya gitifu w'umurenge rero haba meya uyobora akarere. Meya uyobora akarere rero ni umuntu uba ufata ibyemezo mu karere ayoboye, agafata ibyemezo ku baturage ayoboye, haba mu mibereho yabo ya buri munsi, haba no mu iterambere ryabo, haba n'ibibazo bindi abaturage baba bagize, arabavuganira hirya no hino kugira ngo imibereho yabo ibe myiza. Uyu muyobozi rero uyoboye akarere we bigenda bite kugira ngo abone uyu mwanya? Njyanama y'akarere iraterana, yamara guterana igatora umuyobozi w'akarere ari we bita meya. Bivuze yuko kugira ngo meya ayobore akarere atorwa na njyanama. Njyanama narabajije bambwira ko igizwe n'abantu 17. Nk'iya kano karere kacu ka Muhanga bambwiye ko igizwe n'abantu 17. Ariko baramutse barampaye imibare itariyo nabyo ntacyo byaba bitwaye. Ikibazo ntabwo ari ukumenya umubare w'abo bantu. Icyo nzi ni uko nta njyanama yo muri iki gihugu igizwe n'abantu barenga 100. Aha rero nkaba mvuga nti meya ajya ku kazi we yatowe na njyanama y'akarere. Ntabwo ari abaturage bose bahagarara ngo bagiye gutora meya, ahubwo bohereza intumwa zabo aribo bagize njyanama. Ubwo rero ni uko bafashe icyemezo yuko abameya bazajya batorwa biciye mu itora rya njyanama. Aha ndagira ngo nongere mbibutse yuko amahame ya demokarasi atubwira yuko abaturage nibo batora abayobozi babayobora bakanabakuraho ari ngombwa. Ibya meya rero ubwo turabirangije, atorwa na njyanama. Hejuru ya meya rero, meya aba hejuru ye haba hari abaguverineri. Abaguverineri bayobora intara. Intara mu Rwanda turazifite, kera nabagereranya ko ari nk'abaperefe. Ariko hanagira ngo babwire yuko tutari twajya ku buryo guverineri ajyeho, nagira ngo babwire ko abaperefe ba kera batatorwaga, bashyirwagaho n'umukuru w'igihugu, akaba ari we uhitamo akavuga ati uyu nguyu n'uyu azaba perefe wa perefegitura iyi n'iyi. Ariko abaturage bakomeza kwijujuta bavuga bati perezida afite ububasha bwinshi, arashyiraho
yashyiragaho ba burugumesitiri, agashyiraho ba perefe, agashyiraho abaminisitiri n'abandi bose. Aha rero baravugaga bati ariko rwose perezida yaturetse tukajya twitorera abaperefe. Abaperefe b'icyo gihe rero nibo nagereranya n'abaguverineri. Reka noneho aho kari agaciyemo, reka tuvuge uburyo guverineri abona uyu mwanya. Nababwiye ko meya atorwa na njyanama y'akarere, umutwara sibo agatorwa n'abaturage batuye iyo sibo, umudugudu agatorwa n'abaturage batuye uwo mudugudu. Guverineri rero we bigenda bite? Kugeza ubu ngubu, uyu munsi ndimo kubabwira, nta matora yo gutora guverineri arabaho, ntabwo birabaho. Wenda hari bizabaho mu minsi iri imbere. Guverineri ashyirwaho na perezida wa repubulika. Icyumvikana ni uko nababwiye ko guverineri twamugereranya nka perefe wa kera, ariko na kera kose ntabwo perefe yigeze atorwa. N'uyu munsi rero guverineri ariwe twagereranya nka perefe wa kera, nawe ntabwo atorwa, ashyirwaho. Nongere mbibutse rero ubutegetsi bugendera kuri demokarasi uko buba buteye. Ubutegetsi bugendera kuri demokarasi buha uburenganzira abaturage bwo kwitorera abayobozi bazabayobora. Ubu butegetsi bugaha uburenganzira abaturage nanone bwo kubakuraho, kuko n'ubundi ntabwo wakuraho umuntu utashyizeho. Ahubwo ikindi kibazo ngira ngo tuze kwibaza, umuntu utaratowe n'abaturage akorera abaturage ate? Abaje gukorera amafaranga, abaje kwishyirira mu mufuka, cyangwa bavuga ati ndakorera akantu kabanshyizeho? Aha igisubizo ntabwo ndi bukibone. Igisubizo ndagitegereje, icyo muzambwira mwebwe mukurikira ibi biganiro. Mwe mukurikira ibi biganiro nimwe muzambwira muti iyo umuyobozi yashyizweho n'akanaka akagenda agiye gukorera abaturage, azabakorera ate kandi batamutoye? Aho ntibyaba byiza yuko twavuga no ku zindi nzego, cyane dore ko turangije ibijyanye n'umutwara sibo, tukavuga na mudugudu, tukavuga na meya, tukavuga na guverineri uburyo bajyaho. Ariko hanagira ngo babwire yuko mu minsi yashize ya kera abayobozi bose batubwiraga ko bayobora bakurikije demokarasi, ariko abazi iby'ubutegetsi bwa Kayibanda Gerigori batubwira yuko habagaho amashyaka menshi. Bigeze aho amashyaka yose aza kugira ingufu nkeya, arasibangana, hasigara ishyaka rimwe rya MDR Parmehutu. Ibyo rero nabyo byateye ikibazo, kuko MDR Parmehutu yasigaye iyobora yonyine. Burya rero amashyaka yadafite andi bahanganye cyangwa ngo bungurane ibitekerezo, biragorana kugira ngo tuvuge ngo ubuyobozi buragendera kuri demokarasi. Ikindi noneho rero, nyuma ya Gerigori Kayibanda haje Habyarimana Juvenal. Habyarimana Juvenal rero yaraje, amashyaka yose nta na rimwe ryari ryemerewe gukora, yashyizeho ishyaka bitaga MRND. MRND rero niyo yayoboye 75 kugera muri 94, ubwo ni imyaka 19. Nta rindi shyaka ryari ryemewe, ariko muri za 90 haje andi mashyaka nayo aje kunganira MRND mu gufasha kuyobora igihugu. Ariko kuva muri 90 kugeza 94 aya mashyaka yari atari yajya mu butegetsi ku buryo bufatika. Aha rero nkaba nagira mbabwire ko uyu munsi byo nagira ngo tuganire byari bijyanye na demokarasi,
uko abaturage bashyiraho abayobozi babayobora bakanabakuraho. Mwumvise muri iki gihugu uko abayobozi batandukanye bakora imirimo itandukanye bagiye babona imirimo. Aha rero ntabwo ndibuvuge ngo igihugu cyacu kigendera kuri demokarasi cyangwa ntayo kigenderaho. Mwumvise uburyo bajyaho, namwe nimwiyumvire rero mutubwire muti iki gihugu cyaba kigendera kuri demokarasi cyangwa ntayo. Nabahaye igipimo cya demokarasi. Muri makeya rero ndabashishikariza gukomeza gukurikira ibi biganiro kandi mukajya mumpa n'ibitekerezo bitandukanye, cyane cyane ko demokarasi ari izatugeza kuri byose. Umuturage iyo atoye umuyobozi icyo gihe anamukuraho no kumwegera biroroha, kandi wa muturage wa muyobozi watowe n'umuturage aza aje gukorera umuturage, ntabwo aza aje gushyira mu mufuka we. Ikiganiro cy'uyu munsi kuri demokarasi nkaba kigarukirije aha ngaha. Mwari kumwe na Dr.NIYITEGEKA Theoneste. Mugira amahoro.